kuri iki kiganiro ramahoro ngushuje mu izina rya Yesu. Ndagira ngo nkwibutse ko iki ni ikiganiro cya kane. Icya mbere cyari umwana apfira mu iterura, icya kabiri cyari muka, icya gatatu cyari turi ku rugamba. Uyu munsi rero icya kane nakise ngo ijambo rihambaye. Mbere ko dukomeza reka dusenge. Nyakura ku ngoma Mana ushobora byose, tuje imbere tugushima, tugushimiriza n'urukundo rwawe, tugushimiye kutwitaho, ukaduha amahoro, ukatuyobora mu byo dukora byose, ukaturinda imigambi ya Satani. Tugushimiye kandi umwanya waduhaye kugira ngo twanire ku ijambo ryawe. Reka Mwuka Wera tuyobore, ari njye urivuga n'ukurikiye, twese dufashizwe imbere yawe, tubisabye mu izina rya Yesu. Amina. Nkuko rero nakomeje kwivuga, iyo umuntu acitse Satani, kuko abantu bose navuga ko bavukira mu bayobowe na Satani, bafite kamere y'icyaha, bakora ibyaha, baganira imbukiro. Ariko hari tugirirwa ubuntu tukamucika, tugasanga Yesu, noneho tugatangira urugamba rero rwo guhangana n'uwo mwanzi, ariko umwanzi watsinzwe ku musaraba. Yesu yaramutsinze. Iyo rero usanze Yesu rwose nubwo wanyura mu bimeze bitariko, ntabwo utsindwa, ntucika intege. Ikibazo nuko abantu batamaramaje, ariko umuntu aramutse amaramaje rwose agasanga Yesu amuba hafi akamufasha. Twabonye ko turi abasirikare. Umuntu uri ku rugamba ni umusirikare se wari wese ujya ku rugamba. Umusirikare rero ntabwo nubwo wabona umuhungu umusore ufite imbaraga rwose, ntabwo aba ngo ngaho ujya ku rugamba, reka da. Arabanza akajya kwiga, akigishwa, akamenya amabwiriza, bakamusuzuma akora ko ari muzima akomeye. Ariko yabanje kunyura muri cya gihe na bita training, noneho akabona kujya ku rugamba. Iyo training rero cyangwa iryo uko yigishwa, ibyo amenya, uko yitwara byose, intambwe ya mbere cyangwa icyambere mu bya mbere ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana barigeranya n'icyapa kiyobora abagenzi. Twabonye ko iyo utangiye urugendo rugana mu ijuru, uba wimutse, wawucize Satani, wasanze Yesu. Ubwo rero utangiye urugendo, ni igihugu gishya, twavuga ko ari nk'igihugu gishya ugezemo. Haba hari amabwiriza ko witwara. Ayo mabwiriza rero tuyasanga mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana, Bibiliya, iki ni igitabo cy'ingenzi cyane ku isi. Nicyo gitabo gisomwa n'abantu benshi. Shima n'Imana cyane ko amadini yose tugihuriyeho, duhuriye twese kuri Bibiliya, ndimo abakristo bose tuyihuriyeho. Yaba Bibiliya ntagatifu ni nziza cyane, mfite ebyiri mu rugo. Abaporoso, Adventiste, Pentecote, twese Bibiliya tuyihuriyeho. Ni ijambo rero ry'igitangaza, ijambo rihambaye. Bibiliya rero si ijambo ribonetse si amagambo, ni ijambo rikomeye, ni ijambo ry'Imana. Imana ahenshi usanga ngo Uwiteka yavuze ngo. Iyi Bibiliya yose rero reka yenda kugira ngo mbyumvikanishe neza, reka nsome amagambo Timoteyo yanditse. Ni amagambo meza cyane muri Timoteyo Timoteyo gice urwandiko rwa kabiri Paul yandikiye Timoteyo, gice cya gatatu umurongo wa 16. Haravuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye, no kumutunganya, no kumuhanira gukiranuka. Ijambo ryose rero Bibiliya ngiyi tuyifata nk'ijambo ry'Imana, ntabwo ari amagambo, ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana hari igihe umuntu ashobora kugusezeranya ikintu rwose atanakubeshya, yumva avugishije ukuri. Hari umusore turi muri Kongo, Nyiramenye agambwira ati ntugire ikibazo. Yarigaga, umunsi wanyeretse diplome rwose, akazi nzaga gushakira keza, nta kibazo. Yari ministre. Noneho umusore akiga, akabwira bagenzi ati ngiye rwose nta kibazo, marume yambwiye ko nindangiza ishuri mweretse diplome akazi ko karizewe. Reka rero mu gihe bendaga kurangiza, hasigaye amezi make gusa ngo abone diplome yarangiza amashuri, nyirarume arapfa. Nyirarume rero nubwo yabivuze atamukinisha, ariko hari umuntu yagize birarangira. Umuntu rero ijambo ry'Imana rivuga ngo havumwe uringira umwana w'umuntu, kuko umwana w'umuntu nko kugera icyo ugashira.
ese cyangwa gakena niba kubishira amafaranga gakena, ese niba mwarishute mukagira bakabateranya mukangana. Ariko Imana yo ntabwo ihinduka, ntawaza ngo bateranye. Ijambo ry'Imana rero turifata nk'ukuri, tukarifata nkaho ari ijambo. Ntabwo Imana ihinduka, ntiyirengagiza, ntiyibagirwa. Ijambo ryo tukwiye kuryemera nk'ukuri. Hari umuntu ugeze kuza arambwira ati, ambwira ikibazo gikomeye, n'umuntu nabonaga nizeye rwose, ambwira ikibazo gikomeye cy'amafaranga. Nari mwizeye, nabonaga mwizeye rwose atambeshya. Amafaranga nari mfite ndayamuha, ambwira ati nzayabana yazanye mu byumweru 2, birangira bityo, kuko ari umuntu nyine. Ariko Imana rero yo nayo nkubwire ngo niba ushaka umusirikare wa Kristo, umusirikare nta musirikare ubaho utagira imbunda cyangwa intwaro. Ku gihe cya Yesu yenda nta mbunda zari zihari, ariko bavuga intwaro. Ijambo ry'Imana rigiranye nk'inkota, bagiranya nk'inkota, ndetse si inkota ibonetse yose, ni inkota ngo ityaye mu gihombi. Mu Byahishuwe igice cya mbere umurongo wa 16, Yohana yari ku kirwa cya Patmo, noneho agira iyerekwa abona Yesu. Yesu aramubonekera ngo abona rero mu kanwa ke havamo inkota ityaye mu gihombi. Mu kanwa ke havamo inkota ityaye ifite ubugi impande zombi. Ntabwo ari inkota ityaye kandi ifite impande zombi, ni inkota y'imbaraga. Umusirikare wa Kristo rero ntabwo waba udafite inkota, ntabwo bishoboka. Kuri ubu twavuga ngo imbunda, ntabwo ajya ku rugamba udafite imbunda, ntibishoboka. Umusirikare nawe ntabwo yajya ku rugamba adafite ijambo ry'Imana, ntabwo bishoboka. Satani yaza akamuriganya. Mu Baheburayo igice cya 4 umurongo wa 12, nanone Paulo avuga ko, ntabwo bavuze ko ari Paulo, ko bakeka ko ari Paulo wanditse Abaheburayo, nibwo atavuze izina, ariko iyo bareba imyandikire bakeka ko ari Paulo wanditse iyo baruwa yandikira Abaheburayo. Yanditse kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga, kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka. Ijambo ry'Imana nanone rigeranyijwe hano, rigeranyijwe n'umundi n'inkota. Ijambo ry'Imana rero rifite imbaraga. Mu by'ukuri Satani mu bintu atinya, n'igihe Yesu yarakiri ku isi tubona ko yahoraga n'umuntu ufite abadayimoni, avuga ati mutubabarire. Mbese ntabwo Satani ashobora guhagana imbere ya Yesu, ntibishoboka. Natwe rero kuko Yesu yagiye mu ijuru, ntabwo turi kumwe mu by'umwuka, ariko mu by'umubiri ntabwo ahari ngo bavuge ngo ageze Kaperinawumu, ageze Yerusalemu. Oya, ntabwo agihari ngo tumukoreho, tumwumve, tumurebe n'amaso yacu. Ariko twebwe twasigaye turi ba ambasaderi be. Nitwe ba ambasaderi be, nkuko Paulo yabyandikiye Abakorinto mu gice cya 2 umurongo wa 20, ngo turi ba ambasaderi mu kimbo cya Kristo. Ni ukuvuga ngo ijambo rya Kristo rero niryo dukoresha turwanya Satani. Mu Bakorinto ba 2 igice cya 11 umurongo wa 14 haravuga ngo Satani yigira marayika w'umucyo. Muzi ko yigeze no kujya gushuka Yesu, nta wajya atinya. Nyamara nta kindi twamuneshesha keretse ijambo ry'Imana, kuko si umuntu avuze iriya jambo, ni ijambo ry'Imana kandi ry'ukuri ryanditswe ridahinduka. Ibintu birahinduka, ariko ijambo ry'Imana ntabwo rihinduka. Niyo mpamvu rero kuri iyi si turimo y'ibigeragezo, Satani ashaka kugira uburiganya bwose ngo atujyane kure y'Imana. Dukwiye kurimenya, tukamenya uburyo tumunesha. Hari umukobwa, umuhungu ugeze kuza, yari umukobwa witonda rwose, wabonaga ari umukristo. None umuhungu arambwira ati, Imana yambwiye ko ari we mugore, niwe mugore Imana yampaye. Kandi umuhungu ntabwo yasengaga mu by'ukuri, ntabwo yaje amwishushanya, ariko adasenga mu by'ukuri. Umukobwa ati, ubwo Imana yabivuze ndabyemeye, ariko byaje kurangira nabi. Kubera iki? Kubera ko umukobwa ntabwo yari mwijambo, kuko hari amabwiriza muri Bibiliya harimo ijambo rijyanye na buri kimwe cyose. Turaza kubona ingero zimwe, ariko aba uri gushaka umugabo, ijambo ry'Imana riravuga ngo ntimukifatanye na mutizera kimwe. Ni ukuvuga ngo ntabwo ukwiye kujya gushaka umuntu mutizera kimwe. Mwese muriye muri Kristo, mwese muri abana b'Imana, mwajya musengana mukaganira. Ntabwo bishoboka, ibyo ntabwo Imana ibyemera. N'urugero rumwe natanga rw'uko
utazi ijambo ry'Imana ngo urushikamemo, satani n'umuriganyiraza akayikuyobya, ukaba wagenda nyine ugakora ibitari byo, wafata ibyemezo bitari byo kubera ko satani yagushutse. Ijambo ry'Imana rero nabwiye ko satani aritinya. Rimwe ndibuka nari mu kazi, nkiri mu kazi mu kiruhuko cy'izabukuru, nakoraga mu Ruhengeri, nza kugera muri hoteli naniwe cyane, ndasenga ariko nta mwanya rwo, nasenze naniwe nyine ndaryama. Maze kuryama numva ko amadayimoni ari muri icyo cyumba. Wambaza muti se wabibwiwe n'iki? Byaba birebire yenda tuzabye, ariko numvise ko amadayimoni, ntangiye gusinzira rwose, numva amadayimoni ndayumvise ko hari. Iyo haba kera cyangwa undi muntu yenda nari gushaka ko mugende nkagenda kuri reception nkabyuka mu mpindura ikindi cyumba kiriya nta kigenda, ariko narabyutse nti satani wowe rwose wibeshye. Narabyutse ndasenga, amadayimoni ndayirukana, aragenda, ndaryama ndasinzira ngeza mu gitondo. Satani rero iyo ufite ijambo ry'Imana ufite aho uhera, kuko muri Marko igice cya 16 mu 17 niho Yesu yavuze ngo dore ibimenyetso bizerekana abana banjye cyangwa abizera, bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye. Ntabwo rero bavuga muri rukana dayimoni nta jambo ry'Imana ufite, ntabwo bishoboka rwose. Niyo mpamvu iri jambo rero tuba tuvuga ni ijambo ry'ingenzi, ni ijambo rihambaye, niko na iki cyigisho nakise cyangwa kibwirizwa, ni ijambo rihambaye, ni ijambo rifite imbaraga. Hari reka ngeranye umusirikare nyine, twese tubona abasirikare ku muhanda, ashobora kuba abapolisi plutôt, reka tuvuge umupolisi niwe bari ku muhanda bahagarika imodoka. Umupolisi iyo yambaye uniforme ari harya ku muhanda yambaye uniforme y'akazi ke, nubwo hazi igikamyo kinini, umupolisi afite ibiro 50 cyangwa 53 atabyibushye bigaragara, ariko cya gikamyo polisi agira cya gusa nta n'icyo avuze, cya kimodoka kikaza n'ibaraga byinshi kigahagarara. Kubera iki? Wa mupolisi yambaye uniforme ahagarariye igihugu cye, afite uburenganzira, afite ubushobozi bwose bwo ko imodoka itambuka, agiye gutya gusa imodoka ikagera gute igahagarara, yaba ari niba ari ntoya. Natwe rero niba uhagaze mu tware bw'Imana, uhagaze mu ijambo ryayo, dayimoni ntabwo yaguhagarara imbere. Abana mu gitondo dusenga twaganaga ku ijambo ry'Imana, noneho barambaza bati se ntabwo dayimoni ashobora kwinjiramo? Nabwiraga umukobwa nabonye ejo bundi rwose, ejo musibye, ejo mvuye mu giturage nangeze Muhanga, sanga umukobwa ibidayimoni byari bimaze kumwinjira avuye mu bukwe yasaze, donc n'abagabo basunika bakagwiriya, mbese afite imbaraga zidasanzwe. Noneho nababwiraga nti rero rwose birababaje, muri mukobwa iyo afite Yesu muri we, ntabwo abadayimoni yamwinjiramo ngo mere kuriya. Noneho umwe arambaza ati se nuva ko abadayimoni batakwinjira? Ariko ntabwo bishoboka, dayimoni ntashobora kunyinjiramo ngo nkoreshe ibintu nka biriya, ntabwo bishoboka. nawe nashaka yumve, kuko yanshukashuka nk'umuntu akaba yenda yangusha mu cyanda nagize intege nke, birashoboka ni umuntu, ariko ntabwo yaza ngo anyinjiremo, kuko ijambo ry'Imana Yesu andimo, niba naramwakire naramamaje ari muri njyewe anyobora, nta byaha nibitsemo, ntabwo satani ashobora kuza ngo anyinjiremo nuvuge ngo nabaye posede cyangwa natwawe na satani nagiye. Ntabwo bishoboka rwose. Ntabwo na satani nashaka byumva, ariko aziko nta bushobozi amfiteho, kuko mfite ijambo ry'Imana nishingikirijeho, nzi neza ko nta bushobozi satani amfiteho. Satani rero aragerageza, yigira marayika w'umucyo kugira ngo umuneshe, nuko umenye ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rero dusomye muri Yesaya igice cya 55 umurongo wa 11 haravuga ngo ijambo ry'Imana iyo risohotse risokana imbaraga, ntabwo risubirayo ntacyo rikoze. Haranditse ngo nk'uko imvura igwa ntisubireyo idatoheje ubutaka, imbuto zikamera, niko n'ijambo riva mu kanwa kanjye, n'uwite kubivuga, ritagaruka ubusa, ahubwo risoza ibyo nshaka, rigashobora gukora ibyo naritumye. Iri jambo riri muri Bibiliya, amagambo yanditse hano cyangwa ijambo ryanditse hano, ni ijambo Imana iba yatumye, ni ijambo Imana yaduhaye nk'intwaro, nk'inkota, kugira ngo
tubashe kunisha imigambi ya Satani. Imana yaryohereje ryakira uryizere. Wizere ko ijambo ry'ukuri, wizere ko ijambo ry'imbaraga, wizere ko ijambo rihambaye, ushobore kunisha imigambi ya Satani. Ntabwo mu by'ukuri ijambo twese dufite Bibiliya nsoma, undi wese afite Bibiliya asoma, ariko sinyiha agaciro kayo. Ese ibirimo ndabyemera cyangwa nta gaciro mbiha? Ni ikibazo. Reka nanone turebe amagambo Yesu yavuze muri Yohana, mu butumwa bwa Yohana igice cya 15:7. Yavuze ngo nimuguma muri jye, amagambo yanjye akakuma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Amagambo yanjye akakuma muri jye. Niyo mpamvu mwene data nkurikiye kubwira ngo iri jambo rimenye. Kandi iri jambo hari bavuga ngo nararisomye nararimenye. Umupasiteri wambatije 1984 yasomaga muri mwaka asomaga Bibiliya. Sinzi ishuri yamaze gusoma Bibiliya buri mwaka. None twaramaje tutse ubu kuko ntwayifashe mu mutwe, yamaze gusoma inshuro nyinshi cyane. Ariko avuga ati reka da, ati Bibiliya ni nka diamant. Diamant ni ibuye ry'agaciro rifite facette nyinshi cyangwa rigaragaza mu mabara anyuranye. Iyo ugize gutyo ubona kimwe, wagiye ukabona irindi bara, wagiye ukabona irindi bara. Ijambo ry'Imana naryo rero niba uri kunda ukashaka kuryiga, ukamenya ko ari nkota ushobora kurwanisha Satani ukamunesha, icyo gihe uzarikunda ruvira kuryoheye. None asubiramo wa murongo wasomye, ejo uzasanga ubundi busobanuro utari ufite. Ibi ni ibintu by'ukuri rwose. Abakundira mu ry'Imana bazi ko ibyo nabonye mwejo ushobora gusubiramo, ejo nkabona Imana ikamishurira ibindi. Ntabwo ari ijambo risanzwe ryose, ni ijambo ry'imbaraga. Kandi yenda tuzabireba nyuma ko muzi kisho bushe twize twiheruka ngo turi ku rugamba. Uyu munsi turimo kureba ko umusirikare uri ku rugamba kuba afite imbaraga, kuko Yesu yavuze ngo ijambo ryanjye ni ibiryo. Ntabwo umuntu utari yagira imbaraga. Nta nubwo kandi urya rimwe mu kwezi, ntabwo urya rimwe mu cyumweru, ntabwo urya mu gitondo gusa. Ndavuga mu bisanzwe, ushatse bakwiriza ubusa birumvikana, ariko ubusanzwe umuntu ntabwo arya rimwe. Ahubwo ijambo ry'Imana ni ibiryo. Yesu yavuze ati ni ibiryo, nibyo mu by'umwuka, nibyo bitunga umubiri wanjye. Ntabwo nabaho ntarya rero. Ijambo ry'Imana rigeranya nk'ibiryo, gusenga bakaryanya nko guhumeka. Mu bitatu tuzabona gusenga icyigisho gitaha, ariko ntabwo wabaho uri umukristo uri muri isi ya nyuma ifite iminsi Satani bwamanukiye isi, kuko Satani yamanukiye isi. Niko ijambo ry'Imana ritubwira mu byahisho 12:12 ngo nukore wajuru namwe rero mwishime, niwe wasuye nawe wanyanjwe mu gushirikano, ko Satani wamanukiye afite umujinya mwinshi ko afite igihe gito. Muri Israel imeze gutyo, nta kindi wakora. Tuzabona icyigisho kivuga ngo intwaro uri umusirikare uri ku rugamba, ariko se umwanzi wawe ni uwuhe? Tuzabona mu minsi iri imbere. Tuzabona umunsi intwaro urwanisha n'izihe. Tuzabona ko inkota turwanisha n'inkota ni ijambo ry'Imana, n'inkota y'umwuka. Uretse ibyo kunesha Satani, ikindi kintu ijambo ry'Imana rikora, nabwiye ko muri buri kibazo cyose rifite igisubizo. Ndayibabwire ngo reka turebe ibibazo duhura nabyo. Reka tuvuge ikibazo cy'uburwayi. Mu burwayi se hari ikimfasha mu burwayi bwanjye. Ndayibabwire ngo muri Bibiliya nafashe 30 gusa. Turebye muri Zaburi 103 umurongo wa 1 kugera ku 3 uratangira, mbese hari aho bavuga ngo niwubabara ibyaha byawe byose agakiza indwara zawe zose Uwiteka. Amina. Uwiteka akiza, afite ubushobozi bwo gukiza indwara zawe zose. Wizere. Ntabwo ndwanya abaganga pe, abaganga ndabubaha, bizi mu mwuga mwiza ufasha abantu. Ndetse Luka wanditse ubutumwa bwiza bwa gatatu, donc abanza Matayo, Marko, Luka na Yohane. Luka rero yari umuganga, ntabwo ndwanya abaganga, ariko ndagira ngo ngukangure kwizera ko Imana ishobora no kugukiza. Muri Zaburi 103 umurongo wa 3. Naho mu kuva igice cya 15:26 haravuga ngo Uwiteka ni ugukiza indwara, ngo niwubaho Uwiteka ukagira amategeko ye, ngo ntabwo Imana izaguteza za ndwara yateje abanyegiputa, ngo kuko Uwiteka ni ugukiza indwara. Aho ngaho ni muri kuva ni igitabo cya 2 cya Bibiliya 15:26. Iyo dusomye mu umuhanuzi Yesaya igice cya 53 bavuga Yesu ku murongo wa 3, mbese aravuga ngo
imibyimba ye niyo adukirisha indwara. Imibyimba ya Yesu ku musaraba, igihe yavaga amaraso, igihe bamuciraga mu maso, igihe bamubambaga, igihe bamwambikaga ikamba ry'amahwa, ngo bya bindi byose za nkoni bamukubise, muri byo dukirana indwara. Ubwo rero nimpamo njyewe ngerageza aya magambo nanditse muri Bibiliya nkagerageza kuyagenderamo, kandi navuga ko bibikora biramfasha, numva ndi muzima, numva yego igihe kizagera n'undi sinzatura ku musozi, bambe sinzatura ku isi nk'umusozi. Ariko rero iryo jambo nararyanditse nkarisoma buri munsi, nti Mana ndagusabye ngo iri jambo risorezwe muri njyewe, ndaryizera. Amina. Kubijyanye rero n'amafaranga, ibibazo duhura nabyo, ko ndimo kubakangurira gukunda ijambo ry'Imana. Amafaranga akenshi usanga ibibazo biri muri iyi si n'ibibazo by'ubukene, bakurikanye ku kazi, noneho muri covid biteye ubwoba, n'abacuruzaga byarahombye, akazi karahagaze, abacuruzaga abakodeshaga amazu abantu baragiye, ubundi mbese nyine ikibazo cy'ubukene. Ese biri iki ivuga iki kujyanye n'ubutunzi cyangwa n'amafaranga, ko turabikeneye? Muri Zaburi 24 umurongo wa mbere avuga ngo isi n'ibiyuzuye n'iby'Uwiteka, isi n'abayibamo. Ijambo riramfasha cyane. Iyo ngeze ikibazo imbere ikibazo cy'amafaranga, ndavuga nti Mana, isi n'ibiyuzuye n'ibyawe, amafaranga yose yo ku isi ni ayawe. Ntabwo ukeneye amafaranga kugira ngo ugure imyenda, ugure ibijumba n'ibishyimbo, ugure simbizi essence n'ibiki byose, n'iby'abana we nanjye kandi barimo. Ikindi Dawidi yaranditse muri Zaburi 37:25 ngo nari umusore none ndashaje, sinabona umukiranutsi aretswe cyangwa urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya. Iryo jambo naryo rwose ndigenderaho nkavuga ngo Mana, ntakwizera ko ibyanjye byose. Kandi muri Matayo 36:33 ni Matayo byanditse ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose byose ukeneye byose muzabyongerwa. Iri jambo ryizere, umenye ko ari ukuri, ukiranuke muri byose, umara amaze gusanga Yesu, maze uzarebe ngo ibyo ukeneye Imana irakubera igisubizo. Ushobora kuba ufite abantu bakurwanya, bakwanga, baguteza imitego, ugasanga uguye mu kibazo runaka. Nanya nkubwire ngo iriya jambo ry'Abaroma umenya nzagenda ivuga umunsi ko ndarikunda cyane. Abaroma 8:28 avuga ngo ariko tuzi ko kubakunda Imana byose ifatanize mu kwazanira ibyiza byose. Ahangaha rero ngarutse ku reka baho ubuhamya, mbabwire ko n'ikigaragara ngo ni kibi, iyo ushikamye muri Yesu Imana ivana mu mugisha. Nababwiye ubushize ko kuri 27 nanigize n'isabukuru uwo munsi, ariko icyawe nuko byihusemo. Umuntu yarajamena ikiraro cy'imodoka kandi yari ifunguye nuko yihutaga cyane, ari kuri moto yihuta cyane, ndebye ntari iminota nk'umwe cyangwa minota nk'ibiri 3 si rwose ntatinze. Ninje mu rupangu nyisiga gutyo, nabwo ninjira ngo ninjire ku rugi ndebe connection internet, ariko abagimena ikirahure twayisaka isakoshi yanjye rimwe byose, noneho n'urufunzo rw'imodoka rutwara kandi rukayibutse. Ariko igitangaza nabonye nuko nakoje kugira amahoro pe, nkumva amahoro ransendereye nubwo byanimeze gutyo. Imodoka ngo yananiranye uwo munsi, ibyo byananira kwihava, navura yayibutse utasunika ngo binakunde. Ku munsi wa kare biranga, ku munsi wa gatatu twagombye kwiterura tujyana mu igaraje, barakora imfunguzo kuri computer, uyu modoka iragenda. Ariko igitangaza kindi, byango ya sake yanjye yose ni igitangaza, kandi ni sake mundi wavamo n'amafaranga, mbo ndabwigurishije na portemone yarimo nawe yari kuvamo amafaranga. Ariko bukeye kuri 30 ubwo imodoka yagenze kuri 29, byo byantwaye amafaranga birumvikana, ariko imibanire ngiye n'amafaranga ntabwo njya ngira ikibazo n'amafaranga pe, sinzi kuyabika. Yenda tagira tuvuga ibyijyanye n'ubutunzi byihari, ariko sinzi kwika amafaranga. Ariko nanone ntacyo nkenera ngo Imana ireke kukima, icyo rwose ndi umugabo kubihamya. Ubwo rero by'amafaranga byo yaragiye, ariko n'ubundi sinayavukanye, yanjye byose n'iby'Uwiteka. Ariko reka ngaruke ku byangombwa nabyo binabaroje cyane. Ibyangombwa rero ubwo ngubwo kuri 30 umuntu yarampamagaye arambwira ati se wataye ibyangombwa? Nti
ati ratari umuntu wampamagaye ambwira ko afite ati naranagiye ati na sake yawe narayibonye na portemone irimo ati n'ibyangombwa byose birimo ati ahubwo yanze kubimpa ngo kiretse akwibone. Ubwo naramutelefoniye ndagenda wa muntu ampereza sake yanjye ndumirwa, yewe narumiwe pe. Ibyangombwa byo nari nzi ko nzayibona, numvaga koko subwa mbere subwa gatatu bigenda bikagaruka, ariko nabwo ni sake se koko nayo ariko yaragarutse, byose byaragarutse ndabifite. Nta mafaranga menshi yarimo, harimo 5,000 byonyine barabitwaye. Ubwo rero byo 5,000 ubundi nikise ntacyo. Ariko icyo nabwaga rero ko niyo uhuye n'ikibazo cyangwa hora n'umuntu ngoma nkonguza akamena imodoka kandi nafunguye akanufunguza rero twara n'ibintu byose akabitwara, havamo ubuhamya, umufite ubuhamya. Nabwiye ko harya ngo turi ku rugamba kuyo urwanya Satani ukamusenyera ubushoje urugamba, byabaye ngombwa rero ko avuga ngo reka ambabaze cyangwa mbangamire, ariko byarangiye atsinzwe kuko ibintu byanjye byose byarangarukiye, imodoka irakorwa. Ubwo rero ahubwo yampaye ubuhamya, ni uvuga ngo kubakunda Imana byose ifatanyije no kubazanira ibyiza. Cya kintu cyagaragara ngo ni kibihugo cyaje kuvamo umugisha. Mfite ubuhamya bushya rero, nubwo mfite bwinshi cyane mu buzima bwanjye, ariko noneho n'ubuhamya bushya. Uwavuga rero ngo arakubangamiye ntacyo gutwaye. Hari abavuze ati uko banyanga niko nyengereza Yesu. Haleluya. Kuko uko bakwanga bakwereka ntuza niko ugenda ubona imbaraga y'Imana, ukabona uburinzi bw'Imana, ukabona amahoro y'Imana, ukabona kunezerwa kw'Imana, ukabona ubuhamya bushya, ukabona no gufasha abandi. Amina. Navugaga rero ko kuwapreka ndangize ndagana ku musozo, mvuga ko nibura uri umupfakazi n'imfubyi, umupfakazi cyangwa imfubyi, huzuye muri Bibiliya amagambo aguhumuriza menshi cyane, ariko reka mvuge abiri gusa. Mu kuva igice cya 22 kuva ari igitabo cya kabiri cya Bibiliya, umurongo wa 21 na 22 haravuga ngo ntihazagira umupfakazi cyangwa imfubyi mubabaza, ngo nuramukubabaje bakantakira ngo sinzabura kumva gutaka kwabo. Mana yanjye, ubusanga Imana ntabwo ikunda ko abantu barengana mu by'ukuri, reka da. Imana ishaka ko nta hatakirengana, ariko by'umwihariko imfubyi n'umupfakazi ngo nihagira ubabangamira, nuhagira ukurenganya ukantakira, aho kugira ngo ujye kubwira abaturanyi wewe ngo dore ya muntu byo yangize, ngo dore aho nashatse ngo banyambuye amasambu, ngo dore kandi baragenda bamvuga, ukagenda ubwira abantu yenda abandi bakujyanira inzara. Wowe se wasanze Imana kwivugiye ati nihagira ukurenganya nuntakira sinzabura kumva gutaka kwawe. Iri jambo se urumva imfubyi n'umupfakazi atakwiye kurimenya, bakwiye kurimenya. Yahagira umuntu umurenganya ati Imana dore iri jambo singe waryanditse, haranditse ngo ntagira dore ahantu byanditse, niwe rero ntakiye sinjye gutakira kanaka. Simvuga ko utabwira mugenzi, ariko tubaze utakira Imana mbere yo kujya kubwira abandi, kuko abandi bashobora kuba banaguseka baturiye twa tuzi ngo ratengamiye kumbi bimeze kuriya. Nayo rero mbabwire ngo wowe nkurike nkubwire ngo mu by'ukuri Bibiliya iruzuye. Ijambo rero navuga ku mupfakazi rero, usomye muri Yesaya 54:5 avuga ngo witinya kuko nagucunguye, kandi uyu mwara kuko utazakorwa n'isoni, ngo uzibagirwa isoni zo mu muto gwawe n'umugabo w'umupfakazi gwawe ntuzayibuka ukundi, kuko umuremyi wawe ari we mugabo wawe. Umuremyi wawe ni we mugabo wawe. Ubu rwose ngenda nemye, nubwo bavuga bati bite na gute narakira twajyaga tugenda rwose mumva ndanezera ndi iruhande, ariko ngenda bwa ntagihari. Ariko Imana umuremyi wanjye niwe mugabo wanjye, ntabwo apfa, ntasaza, ntabwo anca inyuma, ntawe ugenda ngo duteranye. Ubwo rero mu by'ukuri ngenda nemye, iryo jambo riramfasha cyane. Reka ndekeraho, hari byinshi cyane bijyanye ni buri ari ugushaka umugabo nabivuze, ari ugushaka byose harimo ijambo rigufasha mu cyanyura mu cyari cyose. Ubwo nagiye ngo bakumbuze ijambo ry'Imana. Reka ndekeraho, ariko dusoza reka dusenge nkubwira ngo utaha tuzareba noneho irindi banga ryatuma ukomera kwa musirikare ukomeye, atari kuri ijambo gusa ariko ukaganira na papa. Tuzareba ikijyanye no gusenga. Reka dusenge. Nyagora ku Mana ishobora byose, tuje imbere tugushima, turaguhimbaza, tugushimiye ko waduhaye ijambo ryawe, ijambo ryanditswe rihumetswe n'abakozi watoranije. Ni ijambo rizima, twabonye ko rifite rityaye nk'inkota itya mu giyombi. Papa, twabonye ko rihindura abantu, twabonye ko iryo jambo rihumuriza rikaduhakunisha Satani n'imigambi ye. Iryo jambo ndagusabye Nyagora ku ngoma kugira ngo umuntu wese kuri iki kiganiro
ariha agaciro, ajya arisoma, aryige, rimuhindure, rimufashe, rimuyobore mu nzira arimo, kugira ngo n'amaherezo azaragwe ijuru. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.